kuri Musa ngo abwire cyangwa yibutse umuryango w'abana ba Isiraheli ati uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara, niwe wakunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, bukaba igihugu butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kigwengeye kitagira amazi. Niwe wagukuriye amazi mu rutare rukomeye, muri ubwo butayu niwe wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Turabizi kandi turabizirikana, Imana yakunze isi cyane itoranya umuryango wa Isiraheli, irawutotesha, ariko kubera ibyaha byabo no kunangira umutima, uwo muryango uza kwibona mu bucakara mu gihugu cya Misiri. Ubaho nabi, urateseka, ugira ubuzima bubi bakururiwe n'ibyaha byabo no kunangira umutima kwabo. Nyamara muri rwa rukundo rw'Imana ntabwo yabatereranye muri ubwo bucakara. Yafashe umugambi wo kubakura mu bucakara, ibacisha bugufi, ibanyuza mu butayu, ibagaburira manu, ibaha amazi avuye mu butare, kugira ngo ibyo byose ikomeze kubereka ko itibagiwe urukundo rwayo, itabibagiwe n'ubwo bwose bayiteye umugongo, ndetse ishaka kubereka ko n'umuntu adatungwa gusa n'umugati, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ibaha amategeko, ngo ayo mategeko nibayubahiriza, bakubahiriza ijambo ryayo no gushaka kwayo, bazabaho kandi bazatura igihugu cy'isezerano. Cyo ni ikintu gikomeye bakristo bavandimwe, Imana yakomeje kwereka no kugaragariza umuryango wa Isiraheli ko nibaramuka bayigarukiye, bakubahiriza amategeko ryayo, bakumva ijambo ryayo, izakomeza kubagaburira umugati w'ubugingo, bityo bakabaho bagatura igihugu cy'isezerano. Natwe no muri ibi bihe byacu turimo, Imana ntidutererana. Imana ishaka iteka ko tuva mu bucakara, bwa bucakara bw'icyaha rimwe na rimwe tuba twijyanyemo kubera icyaha cyacu, maze Imana ikatuvanamo, ikaduha ijambo ryayo, ikaduha amategeko yayo, ikaduha umugati wayo, ikaduha amazi yayo. Ibyo byose nitubikurikiza tuzabaho, nitubikurikiza tuzagira ubugingo bw'iteka. Ubu natwe hano ku isi turi mu rugendo rugana ijuru. Turi mu rugendo nka rwa rundi abana ba Isiraheli bakoze bava mu gihugu cy'ubucakara berekeza igihugu cy'isezerano. Ubu natwe turi mu rugendo rugana ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi ku isi hose haba umutambagiro w'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Buri uriya mutambagiro, ikintu cya mbere utwibutsa ni ukutwibutsa ko turi mu rugendo rugana ijuru. Kandi ubwo rugendo ntabwo turimo twenyine, turi kumwe n'Imana, turi kumwe n'abavandimwe bacu, turangajwe imbere na Yesu Kristo, waje aje kutuvana mu bucakara bw'icyaha, waje aje kutuvana ku ngoyi y'urupfu, kugira ngo nitwubahiriza ijambo rye, nitwubaha amategeko y'Imana, nitubasha kumwumvira, tuzabashe gutura ubwami bw'ijuru, tuzabashe kubaho kandi tuzabashe kugira ibyishimo by'abana b'Imana. Urugendo tugiye gukora rw'umutambagiro nicyo bitwibutsa. Niyo tuje guhabwa Ukaristiya mu kiliziya, tuza ku mutambagiro. Uriya mutambagiro ni ukutwibutsa ko turi mu rugendo rugana ijuru, duherekejwe na Yesu Kristo, kugira ngo abashe kuturokora,
uyu munsi tugiye gutambagiza Yesu Kristo no muri quartier no mu ngo zacu, kugira ngo aze yongera dutagatifuze, yongera atagatifuze quartier zacu, yongera atagatifuze ingo zacu, yongera turokore, yongera tuvane mu bucakara bw'icyaha, adukize inzara ndetse adukize n'urupfu, tubashe kubaho nk'abana b'Imana byuzuye. Niwo mutambagiro dukora uyu munsi turangajwe imbere na Yesu Kristo. Niwo mutambagiro dukora iyo tuje guhabwa umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo, tuje guhabwa Yesu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, kugira ngo yongera twibutse rwa rukundo Imana yadukunze. Nubwo rimwe na rimwe tugeraho tugatera Imana umugongo, nubwo rimwe na rimwe twibagirwa ibyiza yadukoreye, nubwo rimwe na rimwe inzara itwica nk'uko yishe bariya abana ba Isirayeli mu butayu, nubwo rimwe na rimwe tujya tugira inyota cyangwa tugahungabana, Yesu Kristo tugiye kumutambagiza mu mitima yacu, tugiye kumutambagiza mu ngo zacu, tugiye kumutambagiza muri quartier zacu, atwibutse ko ari Imana kandi Imana ikora, atwibutse ko turi muri urwo rugendo rugana ijuru, aturangaje imbere, aje kutuvana muri ubwo bucakara bw'icyaha, aje kutuvana ku ngoyi y'urupfu, aje kongera kuduha amazi afutse, aje kongera kutugaburira umugati w'ubuzima, kugira ngo urugendo rwacu niturangiza tuzabashe kurushaho gutura ubwami bw'ijuru. Tuzirikane rero urwo rukundo Imana yadukunze, kandi n'uyu munsi ishaka kutugaragariza muri uyu munsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ingingo ya kabiri ni twibutsa ko Ukaristiya ari ifunguro ry'ubuzima. Tubyumvise mw'ivanjiri tumaze kumva. Yesu Kristo ati, ninje mugati muzima wamanutse mu ijuru, si nk'uwo basogokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya umubiri wanjye azabaho iteka ryose. Ukaristiya ni ifunguro ry'ubuzima. Yesu Kristo yongeye kubitubwira ati, nimutarya umubiri n'amaraso by'umwana w'umuntu ntimuzigira mu bugingo. Ukaristiya ni urukingo rw'urupfu. Ngurya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye azabaho. Urya Ukaristiya ahabwa Yesu, ntazigera apfa, kandi burya ngo na Kiliziya yacu ibeshwaho n'Ukaristiya. Turabivuga kenshi, ejo abana bahawe isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya turababaza ngo Ukaristiya ni iki? Ati Ukaristiya ni isakaramentu ririmo Yesu Kristo we rwose n'umubiri n'amaraso bye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Iyo tuvuga ngo ni isakaramentu, isakaramentu ni ibimenyetso bigaragara bitumenyesha ibimenyetso bitagaragara. Amasakaramentu yose abereyeho Ukaristiya, amasakaramentu yose agaragira Ukaristiya, kuko Ukaristiya ni Yesu Kristo we rwose n'umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Ukaristiya rero ni ifunguro ry'ubuzima. Umukristo udahabwa Ukaristiya nta buzima yakwigiramo. Umukristo udahabwa Ukaristiya yaba ameze nk'agasuru katagira ifu. Uyu munsi mu kwizihiza isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, twongere dusaba Imana Nyagasani kuduha urwo rukundo rwo gukunda Ukaristiya, rwo gukunda kuyihabwa, twumva ko duhabwa Yesu we funguro ry'ubuzima, twumva ko iyo duhawe Ukaristiya tuba duhawe urukingo rw'urupfu. Yesu Kristo yabitubwiye ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye ambamo, nanjye nkamubamo, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Uyu munsi dusaba iyo ngabire yo kumva, yo kugira ngo tubashe gukunda iryo funguro ry'ubuzima, kandi twumve ko muri Ukaristiya duhabwa Yesu Kristo we rwose n'umubiri we n'amaraso ye byose, maze bikadufasha kurushaho kugira ubugingo. Yewe na muri ka kamanyu gatoya Yesu Kristo nabwo abarimo. Hari igihe abakristo iyo batarakura mu kwemera, usanga uza guhazwa, baguha Ukaristiya y'agace ugataha utishimye,
ukumva uyu munsi ukavuga uti uyu munsi nabyukanye umwaka nabyukanye umukasiro wagiye guhazwa ngo guha agace. Kandi Yezu Kristo ari wese mu kimanyu nko muri hosiya yose. Burya n'ukwemera gukeya. Iyo uriye ukarisiya ngo nta kamanyu gato yo kumva utishimye n'ukwemera gukeya. Ari wese mu hosiya no mu kamanyu hose arimo. Wakumva bakavuga ati none se ko twebwe duhabwa umubiri wa Kristo gusa ntiduhabwa amaraso ya Kristo, abapadiri akaba ariho yinywera gusa amaraso ya Kristo, muri twebwe duhabwa Yezu w'igice. Uko n'ukwemera guke. Haba mu Eucharistia Yezu Kristo arimo wese, haba muri hostia Yezu Kristo arimo wese, haba no mu mubiri uhinduka Eucharistia uhinduka umubiri we na divayi gahinduka amaraso ye, kandi ari wese mu kamanyu no mu kavungukira gatoya, ndetse nk'uko ari wese muri hostia yose. N'ujya ujya no guhazwa ujya ubanza urebe niba nta kavungukira kasigaye, kuko buriya ni Yezu Kristo burimo wese. Harimo abantu bajya guhazwa ugahabwa Eucharistia kamanyu kakagwa hasi kagakandagira, urakandagira Yezu. Ari wese no mu kamanyu gatoya, ahabwa benshi ntibamumaraho. Uyu munsi turamuhabwa, n'ejo tuzamuhabwa, n'igitarama bamuhawe, no muri Kongo baramuhabwa, no muri Amerika baramuhabwa, ntabwo bamumaraho. Kuko yaratwihaye mu mugati na divayi, iryo funguro ry'ubuzima, iryo funguro ritubeshaho, iryo funguro rigomba kutumurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'uko nyine tumaze kubirimba mu kanya muri ya ndirimbo ya Latasiyoni. Uyu munsi rero dukomeze kuzirikana Eucharistia nk'ifunguro ry'ubuzima. Kiliziya ibeshwaho n'Eucharistia, umukristo agomba kubeshwaho n'Eucharistia. Twongeye tuzirikanye b'abakristo b'abavandimwe bacu mu miryango remezo badahabwa Eucharistia ku mpamvu zitandukanye. Kwizihiza umunsi mukuru w'isakramento ry'Eucharistia, nyabuneka abantu mu miryango remezo, nyabuneka abakateshiste n'abakuru ba Kiliziya, nimufasha abavandimwe bacu kugira ngo nabwo bafungurirwe, babashe guhabwa ku ifunguro ry'ubuzima, Eucharistia ntagatifu ariyo ibeshejeho Kiliziya yacu. Ingingo ya gatatu ni Eucharistia, ifunguro ry'ubumwe. Tubyumvise mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu abyandikira abanyakorinto agira ati, bavandimwe, mbese inkongoro y'umugisha tunyweraho dushimira Imana si ugusangira amaraso ya Kristo, n'umugati tumanyurira hamwe si ugusangira umubiri wa Kristo? Kubera uwo mugati umwe, nubwo twebwe turi benshi, tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Iyo turya umubiri wa Kristo duhinduka Kristo, tuba duhabwa Kristo mu Eucharistia ntagatifu, tugahinduka umwe nawe, tukanywana nawe. Twanywa ku maraso ye tugahinduka Kristo, tukanywana nawe, tukaba umwe na Kristo. Bityo twese abakristo, we wahawe Yezu, wahindutse Yezu, nanjye namuhawe nabaye Kristo, bikadufasha kurushaho kunga ubumwe. Eucharistia ni ifunguro ry'ubumwe. Abahawe Yezu bahinduka Yezu, bagahinduka umwe, bikabafasha kurushaho kubana nk'abavandimwe byuzuye. Ni nka kera muri wa muhango wabaga mu Banyarwanda, murawuzi umuhango wo kunywana. Kera umugabo yanywanaga n'undi mugabo, bakagirana igihango, bagahinduka umwe, ndetse no ku miryango yabo yose. Bafataga kembe, agafata kembe agasharura ku nda ya mugenzi we, akavamo uturaso akatunywa. Undi nawe agafata kembe agasharura ku nda ya mugenzi we, uturaso nawe akatunywa, akavuga ngo duhanye igihango, kandi uzahemukira igihango, igihango kizamwica. Abo bantu bakazabaho bakundana, bafashanya, bumvikana, atari bo gusa, ndetse no ku miryango yabo yose. Ukumva ngo umuryango wo kwa kanaka n'umuryango wo kwa kanaka baranywanye, bahanye igihango. Nta muntu n'umwe w'umuryango wo kwa kanaka ushobora guhemukira umuryango wo kwa kanaka, kubera ko babaye umwe, baranywanye, basangiye amaraso. Ni nabyo rero natwe burya duhabwa mu Eucharistia, nibyo bitubaho. Yezu Kristo aratubwira ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, angumamo, ambamo, nanjye nkamubamo, ahinduka njyewe.
Pawulo mutagatifu yakundaga kubivuga ngo erega ntabwo ari njyewe ukiriho, ni Kristo uri muri njyewe. Niyo mpamvu burya nta mukristo wakwiye guhemukira undi mukristo, nta mukristo wakwiye kwica undi mukristo, nta mukristo wakwiye kugambanira undi mukristo, nta mukristo wakwiye kuroga undi mukristo. Uri igikenya, uri muri kwikenya, uri muri kwica. Uwo muvandimwe wawe wihaye Kristo, yabaye Kristo, nawe wahaye Kristo, wabaye Kristo, mwahindutse umubiri mwe. Burya guhemukira umuvandimwe wawe ni ukuba igikenya, ni ukwikenya, no kwikora mu nda. Kandi ngo uzahemukira igihango, igihango kizamwica. Uyu munsi twumve akamaro n'agaciro n'uburemere bw'Ukaristiya. Iyo duhawe Ukaristiya ntagatifu, umubiri n'amaraso bya Kristo, duhinduka Kristo wese, duhinduka umubiri we. N'umuvandimwe wanjye wawe agahinduka umubiri we. Uragowe nuramuka uhemukiye mugenzi wawe. Uri kwikenya, uri kwikora mu nda, uri kwica, kugambanira umuvandimwe wawe, kwica umuvandimwe wawe, kumutekereza nabi. Ni wowe ubwawe urimo kwigambanira, kuko yahindutse Kristo, nawe wabaye Kristo, none urimo urikora mu nda. Ukaristiya ni ifunguro ry'ubumwe, ni ifunguro ritugira umwe mu bana b'Imana. Duhinduka Kristo, gahinduka Kristo, tukaba umwe, tukabasha kubana nk'abana b'Imana byuzuye. Uyu munsi twizihizaho umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu, umubiri n'amaraso bya Kristo. Wongere utekereze muri bwa buzima bwawe, hahandi hose waba waragambaniye cyangwa wahemukiye umuvandimwe wawe, kandi musangiye amaraso, musangiye gupfa no gukira. Uzahemukira igihango, igihango kizamwica. Uzahemukira igihango, igihango kizamwica. Uyu munsi ni umunsi wo kongera gusaba Imana imbabazi, tugapfukama tukajya ngo Nyagasani tubabarire. Aho hose twagize intege nkeya, tukikenya, tukikora mu nda, ukanga umuvandimwe wawe nko kwiyanga, ukamugambanira, ukamubeshyera, ukamwanga, ukamwicisha, ukamuroga, ukamufungisha. Uri igikenya, urikora mu nda. Nko wafashe umwana wibyariye ukamwica. Ko twese twahindutse umwe muri Kristo kubera umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Yezu Kristo uturimo. Burya n'ujya utembera umaze no kuva mu misa, ujye wumva ko uri tabernakuro ntagatifu. Tabernakuro ni hahandi dushyira Yezu. Yezu Kristo tumushyira muri tabernakuro. Natwe burya tumushyira, tugenda na tabernakuro, tugenda na Yezu Kristo mu mubiri wacu. Ibaze iyo utunze agatoki umuvandimwe wawe wahawe Yezu, utwaye Yezu, ni nk'uko wagiye gushenya tabernakuro ya Yesu. Uri igikenya, uri kwica, uri kwikora mu nda. Umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu ni wo kongera kutwibutsa ko twese muri Kristo abahawe umubiri n'amaraso bye turi umwe. Yezu Kristo turimo, nawe turimo. Ntago ugomba guhemukira icyo gihango. Nuhemukira igihango, igihango kizakwica. Dusaba Imana kugira ngo uyu munsi mukuru mutagatifu w'isakramento ritagatifu wongere utuvugurure, utuvane mu rwango, utuvane mu bugizi bwa nabi, utuvane mu mutima mubi. Ikiganza cyawe cyakiriye Yezu ntikizongere gukora ikindi kintu kibi. Umunwa wawe wahawe Yezu ubu umunwa mutagatifu, utagatifuza abandi aho kubavuga nabi cyangwa kubasebya, kuko wabahindutse igikenya, ukikora mu nda, kandi bidakwiriye abana b'Imana. Uyu munsi twongere rero inema ntagatifu, twongere dutera agatambwe mu butungane, twongere dutera agatambwe mu butagatifu, dubifashijwe n'Ukaristiya ntagatifu, kuko ariyo ibeshaho abakristo. Dusoze tugira tuti iyibukiro rya gatanu mu y'urumuri, Yezu Kristo ari mu Ukaristiya. Dusaba inema yo kumukunda no kumuhabwa neza. Uyu munsi tuzirikane kuri iryo sengesho. Dusaba inema yo kumukunda no kumuhabwa neza.
buri wese yongera asabe iyo ngabire yo kurushaho gukunda Yezu mu isakamento ritagatifu ry'Ukaristiya. Yezu Kristo uja kutugaragariza urwo rukundo, Yezu Kristo uja kutwaho nk'ifunguro ry'ubugingo bw'iteka, Yezu Kristo uje kutuvana mu bucakara bw'icyaha no ku ngoyi y'urupfu, Yezu Kristo uje kutuyobora mu rugendo rwacu kugira ngo tubashe kurushaho kugana ubwami bw'ijuru, Yezu Kristo uje kongera kuduha amazi yo kunywa, Yezu Kristo uje kongera kuduha ifunguro ry'ubuzima, maze ubuzima bwacu busheho kunogera Imana no kunogera abantu, kandi ngo dusabe inema yo kumuhabwa neza. Ese koko Yezu Kristo umuhabwa neza? Umuhabwa wakarabye, intoki zawe zisa neza, umutima wawe uri mwiza, umuhabwa ufite isuku ikeye, ngo ahabwa ababi n'abeza, ngo ariko biranyuranye ni urupfu n'ubugingo. Tumaze kubirimba mu kanya, ngo ababi bahabwa urupfu naho abeza bikurura ubugingo buhoraho iteka. Iyo duhawe Ukaristiya neza tubikwiriye kandi twabyiteguriye, tuba duhabwa ifunguro ry'ubugingo, rwa rukingo rw'urupfu ruzatuma dutura ubwami bw'ijuru. Ariko iyo tumuhawe tutabikwiriye, kuko ahabwa ababi n'abeza kandi biranyuranye, tuba duhabwa urupfu kandi twikurura urupfu. Ese duhabwa penitensiya kangahe kugira ngo tubashe gusukura imitima yacu tuzamuhabwe tubikwiriye? Dusabire kugira ngo kuri uyu munsi twizihize umunsi mukuru w'isakamento ritagatifu ry'Ukaristiya, Imana Nyagasani yongere utagatifuze, yongere kuduha imbaraga zo kurushaho kubaho twisukura iteka ryose, duhabwa penitensiya kenshi, twirinda kwandavura no kwanduza imibiri yacu, tujye tumuhabwa tubikwiriye, atubere ifunguro ry'ubugingo, atubere urukingo rw'urupfu, aduhe y'amazi afutse, aduhe kurushaho gukurikiza amategeko y'Imana, ubuzima bwacu bukomeze kunyogera Imana n'abantu. Isaha yacu nigera tuzature mu bwami bw'ijuru twishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu.